Erega buriya hari ikintu cyiza hakabamo imvugo gakondo buriya hari n'igihe ari ibyo mu miryango bijaga biratwadukira ntitubimenye ngo tujye tuniyambaza nyagasani rwose ngadutabare hanyuma ishuri burivuyemo gutyo ariko navuyemo nzi gusoma navuyemo nzi gusoma usibye yuko nsoma ibintu bikeya nk'urugero nk'icyongereza ndanakivuga gitomoye ikinyarwanda ubwo si icyongereza nta tuntu dukeya ubuzi two mu cyongereza nka gudafuta none sinayiyoberwa cyangwa morning nifuzaga hagati nk'uwanjyana nkakinana na comedy nka Bijiyobijya ari gwara tubifurije amahoro y'Imana aho muri hose mukomeze kumererwa neza kandi n'abatameze neza bose isi niko bimera turabihanganisha turabwira ngo mwihangane mwisi niko bimera hanyuma watangira utwibwira tumirwa wacu dufite uyu munsi watangira utwibwira amazina yanjye bajaga baranyita Bijiyobijya Jarigore ese Jarigore hari watubwira se waba uturuka hagana hehe nturuka mu karere ka Rutsiro umurenge wa Mukura akagari ka Mwendo ese ko numva usa nkaho uvuga nk'abantu bo mu majyaruguru byaba ari byo ra erega buriya hari ikintu cyiza hakabamo imvugo gakondo buriya hari n'igihe ari ibyo mu miryango bijaga biratwadukira ntitubimenye ngo tujye tuniyambaza nyagasani rwose ngadutabare hanyuma se umuntu bita Nsabi waba umuzi Nsabi najaga ndamwumva ngo ngabi Kigali simbizi iko numva ngabi Kigali waba uzi icyo akora se Nsabi waba uzi nk'icyo akora i Kigali cyangwa se wagerageje kumva kugerageza kumva kwa Nsabi numva bavuga ngo umukinnyi wa comedy rero umukinnyi wa comedy ubu mu myaka mfite byasabye gusobanuza rashobanuje ngo comedy ni iki kuko ubwo rurimi numvaga ari ubwa mbere numvishe izina comedy baratsobanurira numva ngo ni abantu bajaga barakina ibintu bisetsa abantu bagaseka bakabati rwose mbese bagakora utuntu dushyashya ese kuri mutoya ukaba ko mbona uko ugaragara uracyari mutoya iyo uvuze ngo ni ibintu utazi mutagize utamenyereye se ni naho uba se mutabimenyereye bimeze bite kuvuga ko ibintu bya comedy ngo utazi ibyo ari byo kandi mbona ukiri mutoya cyane buriya biterwa n'ahantu wavukiye urumva nk'iyo zamukura ahantu hari n'icyaro cyane rwose hari amashyamba hari iki niyo najyaga ku ishuri rimwe na rimwe najyagayo nsiba bahora bankubita nka vati sinjyayo ese uvuze ikintu cy'amashuri ese waba warize amashuri angahe amashuri nize ngiye mu wa mbere mu wa mbere primaire ndakomeza ngeze mu wa kane nigishijwe n'umwarimu bitaga Amajyambere Aphrodisi nza kuzakora ikosa ndikoze nkuba abana intoki ngo ni fondi iguruka nkababwira ati muraza kubona akantu kaguruka ubwo nyine araza kunkubita ishuri nahise ndivamo ndabyihorera ni ukuvuga ngo ishuri wari kuwemo n'inkoni cyangwa n'ayo mafuti yawe wagiraga mu ishuri iyo baza kumbwira ngo ibi ni bibi ni imbireke buriya nanjye nari kumenya ikosa nakoze ariko batagukubise se bakambwira ati ibi bintu ntuzongere ariko bankubise inkoni zigera nko muri 50 icyo gihe rero naragiye mbwira ababyeyi banjye ati murebe ukuntu bangize rwose ubwo nari ifite umusaza bamwitaga ese ni ngombwa kumuvugana wow yamuvuga nta kibazo nta cyitwa bamwitaga Viseni noneho Viseni aranjyana ubwo angeza ku ishuri
ku ishuri mageze baravuga ati umva se papa tizenguruka hano urebe mu ishuri basanga bose n'abakubye pe bafite ibisebe ku maboko baravuga ati hubwe gera hano bagukubite nanone. None se ibyo bintu byo gukuba abana ngo fundiguruka kuko ibyo bintu ndikumva mbizi kera, ariko ibyo bintu bya fundiguruka ubwo ngubwo niki cyabituma ubikorera abana? Ese iyo fundi wumvaga iri buguruke koko cyangwa wabaga ubizi ko n'ubundi biri burangire ubagize gutyo? Nanjye ni umuntu wari wakambwiye atakaga n'akantu k'agashya kadutse vuba ku kigo cyacu karahageze, uti nawe rwose uzagashyire ku kigo cyanyu bazabibona. Rero mpagera nanjye ari nk'agashya nadukanye baragira nanjye ndabakuba birangira nyine mbaciye ibisebe ku maboko. Hanyuma ni ukuvuga ngo urugendo rwawe rw'ishuri naho rwarangiriye? Naho rwarangiriye. Ishuri burivuyemo gutyo? Ariko navuyemo nzi gusoma. Navuyemo nzi gusoma, usibye yuko nsoma ibintu bikeya. Urugero nk'icyongereza ntabwo nagisoma birumvikana. Ariko ikinyarwanda rwose ndanakivuga gitomoye. Ikinyarwanda? Ubwo si icyongereza nta tuntu dukeya ubuzi two mu cyongereza? Nka gudafuta nunu sinayiyoberwa cyangwa morning. Udafuta nunu sugu umuntu aba avuze iki? Aba arimo asuhuza cyangwa se agira ati? Harimo asuhuza cyangwa avuga ati mwiriwe mwaramutse, ibintu nk'ibyo. Hanyuma se twakomoje ku mugabo witwa Nsabi ko nagusanze ahantu urimo ugerageza kuvuga nkawe. Ese Nsabi waba umukunda cyangwa se yaba ari umuntu ukunda gukurikirana cyane aho umaze kugerera i Kigali? Nsabi buriya ni umuntu nkundaga cyane, nkunda ukuntu bavuga bari abantu n'imikino batugezaho, buriya ndayikunda cyane. Ujya ukunda kumukurikirana? Nkunda kumukurikirana cyane, ahubwo hari ikintu nifuzaga babaga ati nk'uwanjyana nkakinana na komedi nka Bijiyobijya ajya rigwara, dore ko ari nabazi. Harya ubwo dore ko ari nabazi. None se muritira rumwe koko cyangwa na kazina kawe? Oya, ubundi iryo niryo zina ry'ikaritsiye. Nibyo? Hanyuma ni ukuvuga ngo rero muramutse muhuye wakwishima cyane? Byanshimisha, tukanyuzaho natwe tugakina komedi mu buryo busanzuye. Hanyuma se kuvuga ku bintu bya komedi cyane, hari wenda nko muri ayo mashuri wize watubwiye, wigize ubigeragezaho nko ku ishuri ukaba warakinnye hose, wigize ugerageza se byibuze ngo urebe ko, cyangwa se wenda ugakinana n'abandi bakaba bakubwira ngo ufite impano, ibintu nk'ibyo ngibyo byigize bikubaho? Buri impano wagira wayigerageje, ndi kubigerageza ariko mbona zarya. Ubona bizarya? Nibyo? Hanyuma se ni abahe bandi ba komedi waba uzi hano mu Rwanda baba ujya ukurikirana bagushimisha, usibye iyo bijyana ibi ni Bijiyobijya? Ni Bijiyobijya ajya rigwara. Iyo jya rigware na Nsabi, wenda abandi waba ukurikirana ni nk'abahe? Urugero nk'aba Mitsutsu, nabo ndabakurikira, n'abakanyombye. Nabo ndabakurikira cyane. Hanyuma se ariko abanshimishije n'Ibijiyobijya ajya rigora na Nsabi, harimo n'uwo bita ndaranye ubutumwa. Hanyuma se waba waraje i Kigali ryari? Waje i Kigali ryari? Naje i Kigali muri 2023. 2023? 2023 nibwo wageze i Kigali. Hanyuma se ukigera i Kigali niki waje hari umuntu uje kureba, waje hari akazi ujemo, cyangwa waje uje kugerageza nk'uko abantu benshi bashobora kuza gutyo nyine muri ubwo buryo ariko baje kugeragereza i Kigali? Naraje ndagerageza, naje nkora akazi
ko muri resitora. waje ukora muri resitora. Cyokora nza kuzahura na Nyabingimana. Ubu hariho abantu babi. Nikora akazi bwa mbere yewe ni inkuru ndende. Byagenze gute watubwiyeho gatoya? Hari umuntu nakoreye bitaga Kazungu. Aranyambura pe. Narakoraga amezi 3 akampemba 5. Kandi twaravuganye yuko nzagenza ndi gukorera 15. 15 ku kwezi. Wowe ugakora amezi 3 akagwa 5. Amezi 3 atarampemba. Amaze ati se uko umushahara bimeze bite? Ati sinyowe yuko wakoze itonde nzaguhemba. Ubwo ngubwo aragira ubwa mbere azanira 5 hashize nk'icyumweru cyo kora yamaye 10 cyarimwe. Ugasigaramo ni inkuru ndende Kazungu yarimo.